Mu buzima bwa buri munsi abantu bose bahura n'ibigeragezo bitandukanye. Hari igihe umuntu ageragezwa n'ubukene, uburwayi, ibibazo byo mu muryango, guhemukirwa cyangwa ibihe bikomeye bituma yumva yihebye. Ariko nubwo ibigeragezo bibabaza kandi bikagora umutima, bishobora no kutwigisha byinshi no kudukuza mu kwizera no mu mitekerereze. Muri Bibiliya tubona abantu benshi banyuze mu bigeragezo ariko bakomeza kwizera Imana. Urugero ni Yobu, yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane. Yatakaje abana be, ubutunzi bwe ndetse arwara indwara zikomeye. Nubwo yarababaye, ntiyaretse kwizera Imana. Ibyo bitwigisha ko ibigeragezo bidakwiye gutuma dutakaza ibyiringiro. Hari abantu benshi iyo bagezweho n'ibigeragezo bahita bibaza bati kuki ari njye? Ariko ukuri ni uko ibigeragezo biza ku bantu bose. Nta muntu ubaho adahura n'ibintu bikomeye. Icy'ingenzi si ukwirinda ibigeragezo gusa, ahubwo n'uburyo tubyakiramo n'uburyo tubinyuramo. Ibigeragezo bishobora kutwigisha kwihangana. Iyo umuntu anyuze mu bihe bikomeye akabyihanganira, agenda aba umuntu ukomeye mu mutima. Nk'uko icyuma gikomera iyo gishyizwe mu muriro, niko umuntu nawe akomera iyo anyuze mu bihe bikomeye. Hari abantu benshi bagera ku ntsinzi nyuma yo kunyura mu mibabaro n'ingorane nyinshi. Ariko kandi ibigeragezo bitwigisha kwegera Imana. Akenshi ibintu byose bitugendekera neza, abantu benshi bibagirwa gusenga cyangwa gushaka Imana. Ariko iyo ibibazo bije, nibwo benshi bibuka gusenga no gusaba ubufasha bw'Imana. Ibyo bituma umuntu amenya ko adashobora kwiyoborera ubuzima bwe wenyine. Muri Bibiliya, Yosefu nawe yanyuze mu bigeragezo byinshi. Abavandimwe be baramwangaga kugeza aho bamugurishije nk'umucakara. Yafunzwe arengana, ariko ntiyacitse intege. Yakomeje kwizera Imana kugeza igihe yabaye umuntu ukomeye muri Egiputa. Inkuru ye itwigisha ko ibigeragezo bishobora kuba inzira iganisha ku mugisha ukomeye. Hari igihe ibigeragezo biza kugira ngo bitwigishe isomo runaka. Umuntu ashobora gukora amakosa hanyuma akanyura mu ngaruka zabyo, bikamufasha guhinduka no kugira ubwenge. Iyo umuntu atigeze ahura n'ibibazo, hari ibintu byinshi atamenya. Ibigeragezo rero bishobora kutwigisha kugira impuhwe, ubwenge no gufasha abandi. Iyo turi mu bigeragezo tugomba kwirinda kwiheba. Kwiheba bituma umuntu atabona ibisubizo kandi bikamwambura amahoro yo mu mutima. Ahubwo dukwiye gukomeza kugira icyizere no kwizera ko ibihe bibi bitaramba. Nk'uko ijoro rirangira hakaza umuseke, niko n'ibigeragezo bishira. Ni byiza kandi gusaba ubufasha igihe turi mu bihe bikomeye. Hari abantu benshi bagerageza kwikemurira ibibazo byabo bonyine, nyamara rimwe na rimwe dukeneye inshuti nziza, umuryango cyangwa abayobozi b'umwuka badutera imbaraga. Ikintu cyafasha umuntu kunesha ibigeragezo, gukora ibyiza. Hari abantu iyo bagezweho n'ibigeragezo bahita batangira inzika, uburakari cyangwa gukora ibibi. Ariko umuntu ukomeye nukomeza kugira umutima mwiza nubwo yaba ari mu bihe bikomeye. Dusabwa kandi kwihangana. Ibintu byinshi byiza bisaba igihe. Hari igihe umuntu asenga ariko ibisubizo bikaza bitinze. Ibyo ntibivuze ko Imana yatwibagiwe. Hari igihe Imana ireka umuntu akabanza kunyura mu bigeragezo kugira ngo imutegurire ikintu cyiza kurushaho. Ibigeragezo ni igice cy'ubuzima bwa muntu. Nubwo bibabaza kandi bikagora, bishobora kudukomeza, kutwigisha no kutwegereza Imana. Ntitugomba kwiheba cyangwa gutakaza icyizere igihe turi mu bibazo. Ahubwo dukwiye gukomeza kwizera, gusenga no kwihangana. Tuzi ko nyuma y'umwijima haza umucyo. Imana ibi kumwe n'abayizera no mu bihe bikomeye, kandi ishobora guhindura amarira ibyishimo. Bibiliya itubwira ko Yobu yari umuntu ukiranuka kandi wubahaga Imana. Yirindaga gukora ibibi kandi akabaho mu buryo bushimisha Imana. Yari umukire cyane, afite amatungo menshi, abagaragu benshi ndetse n'umuryango mwiza. Yari afite abana benshi kandi abantu benshi bamwubahaga kubera ubuzima bwe bwiza. Ariko nubwo yari umuntu mwiza kandi ukunda Imana, ntiyabuze guhura n'ibigeragezo bikomeye. Ibyo bitwigisha ko gukunda Imana bidakuraho ibigeragezo mu buzima.
Hari abantu bibwira ko umuntu usenga cyane cyangwa ukiranuka atagomba guhura n'ibigeragezo, ariko amateka ya Yobu atwereka ko ibigeragezo bishobora kuza no ku bantu beza. Muri Bibiliya mu gitabo cya Yobu igice cya mbere tubona Satani yaje imbere y'Imana avuga ko Yobu akunda Imana kubera imigisha afite. Satani yavuze ko Imana niramuka imwambuye ibyo afite byose Yobu azahita ayihakana. Imana yemereye Satani kugerageza Yobu ariko ntiyamwemereye ubuzima bwe. Nyuma y'ibyo ibibazo bikomeye byahise bitangira kuza ku buzima bwa Yobu. Mu munsi umwe gusa yatakaje amatungo ye yose, abagaragu be bamwe barishwe abandi barahunga. Ikintu kibabaje cyane nuko abana be bose bapfuye, inzu yarabagwiriye. Tekereza umuntu wari ufite umuryango wishimye, ubutunzi bwinshi n'amahoro, nyuma y'ibintu byose bikagenda mu gihe gito cyane. Byari ibigeragezo bikomeye cyane. Ariko nubwo Yobu yari yababaye cyane, ntiyavuze nabi Imana, ahubwo yavuze ati Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe byishubije, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Iryo jambo ritwigisha ukwizera gukomeye Yobu yari afite. Nubwo yari mu mibabaro yakomeje kubaha Imana. Satani ntiyahagarariye aho, yongeye gusaba Imana ko Yobu yageragezwa ku mubiri we. Yobu yahise arwara ibisebe bikomeye, umubiri wose yabaga yicaye mu ivu, akishimagura, akishimisha ibisate by'urujyo kubera ububabare bwinshi. Ndetse umugore we yigeze amubwira ati waretse Imana yawe ukipfira. Ariko Yobu yanze kuva ku kwizera kwe. Yabwiye umugore ko badakwiye kwakira ibyiza biturutse ku Mana gusa ngo bange ibibi. Ibi bitwigisha ko rimwe na rimwe abantu bashobora kuduca intege igihe turi mu bigeragezo. Hari abashobora kutumva uburyo dukomeza kwizera Imana kandi tubabaye, ariko umukristo nyawe akomeza kwizera no mu bihe bikomeye. Yobu yari afite inshuti 3 zaje kumusura. Mu ntangiriro zaramwihanganishije, ariko nyuma zatangiye kumushinja ko hari ibyaha yakoze aribyo byateye ibyo bibazo. Aha niho tubona ko atari buri gihe imibabaro iba ari igihano cy'icyaha. Hari igihe Imana yemera ibigeragezo kugira ngo umuntu arusheho gukomera cyangwa kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Yobu yababajwe cyane n'amagambo y'inshuti ze kuko aho kumukomeza zamucaga intege. Ibi bitwigisha ko dukwiye kwitonda mu buryo tuvugisha abantu bari mu mibabaro. Hari igihe umuntu aba akeneye gukundwa no guhumurizwa aho gucirwaho urubanza. Nubwo Yobu yababaye cyane, ntiyaretse gusenga Imana. Hari igihe yabazaga impamvu y'ibyamubayeho ariko ntiyigeze yihakana, yakomeje kuyiringira. Kwihangana kwe kwaje kumuha umugisha ukomeye. Nyuma y'igihe Imana yaramuvugishije imwereka ko ari ifite ubushobozi n'ubwenge kuruta ubw'umuntu wese. Yobu yahise yicisha bugufi imbere y'Imana. Bibiliya ivuga ko Imana yaje gusubiza Yobu ibyo yari yaratakaje, ndetse ikanamwongerera imigisha irenze iyo yari afite imbere. Yongeye kugira amatungo menshi, abana ndetse n'amahoro. Amateka ya Yobu atwigisha ibintu byinshi by'ingenzi. Icya mbere, ibigeragezo bishobora kugera ku muntu uwo ari we wese. Nta muntu ubaho udashobora guhura n'ibibazo, ndetse n'abakunda Imana cyane bashobora kugeragezwa. Icya kabiri, tugomba gukomeza kwizera Imana. Iyo turi mu bigeragezo ntidukwiye kuva ku Mana cyangwa kwiheba. Dukwiye gukomeza kuyiringira kuko ibizi iherezo ry'ibibazo byacu. Icya gatatu, kwihangana kuzana umugisha. Yobu yihanganiye imibabaro ye kandi amaherezo Imana imuhindurira amateka. Natwe iyo twihanganye, Imana ishobora kudukorera ibintu bikomeye. Icya kane, tugomba gukomeza abababaye. Ntitukagira amagambo akomeretsa abantu bari mu bigeragezo, ahubwo tujye dusengera abantu kandi tubahumurize. Ibigeragezo ni igice cy'ubuzima, ariko ntibigomba kudutandukanya n'Imana. Amateka ya Yobu atwereka ko umuntu ashobora kunyura mu mibabaro ikomeye ariko agakomeza kwizera. Imana ntibagirwa abayiringira, ahubwo ibibazo bishobora gutinda, igihe cy'Imana kikagera igahindura amarira ibyishimo. Iyo turi mu bigeragezo tujye twibuka ko Imana ibibona imibabaro yacu kandi ishobora kudukomeza. Nk'uko yafashije Yobu kuva mu mubabaro akabona umugisha, nako natwe ishobora kudufasha kunesha ibigeragezo byacu. Ibigeragezo ni ibintu umuntu anyuramo bikamugerageza mu kwizera, mu mutima cyangwa mu mibereho ya buri munsi.
Mu buzima bwa Gikristo ibigeragezo si ibintu bishya kuko abantu benshi bo muri Bibiliya babinyuzemo. Ikigeragezo gifite icyiciro cya mbere ni intangiriro y'ikigeragezo. Iki ni igihe ikibazo cyangwa ikigeragezo gitangira kuza mu buzima bw'umuntu. Akenshi umuntu aba atabiteguye, bishobora kuza bitunguranye nk'uko byabaye kuri Yobu. Yobu yari afite ubuzima bwiza, umutungo n'umuryango mwiza, ariko mu gihe gito cyane yatakaje amatungo, abagaragu ndetse n'abana be bose. Ibi tubisanga mu gitabo cya Yobu igice cya mbere. Iki gice kitwigisha ko ibigeragezo bishobora kuza umuntu atabyiteze. Hari igihe umuntu aba ameze neza hanyuma ibibazo bikaza bitunguranye. Bishobora kuba uburwayi, kubura akazi, gutakaza umuntu ukunda cyangwa ibindi bibazo bikomeye. Muri iki gihe abantu benshi bahita bagira ubwoba cyangwa bakibaza impamvu ibyo bibayeho. Ariko umukristo akwiye kumenya ko Imana ibibizi kandi ko nta kibaho itakizi. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'umubabaro n'agahinda. Iyo ikigeragezo kimaze kuza umuntu ahita yumva ububabare, agahinda ndetse no kwiheba. Iki nicyo gice gikomeye cyane kuko umutima uba ubabaye. Yobu yararize cyane kubera abana be n'ibyo yatakaje. No muri Zaburi nyinshi Dawidi yakundaga kuririra Imana igihe yabaga ari mu bibazo. Hari igihe umuntu yumva nta mahoro afite, akabura ibisubizo cyangwa agatekereza ko Imana yamwibagiwe, ariko Bibiliya twigisha ko Imana ibiri hafi y'abafite imitima imenetse. Iki gice kidusaba kwegera Imana cyane. Iyo umuntu ari mu mubabaro, gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bimufasha kubona ihumure. Hari igihe abantu bashaka ibisubizo ahandi hantu aho gushaka Imana, ariko umukristo nyawe akwiye kuyegera kurushaho. Icyiciro cya gatatu ni icyiciro cyo kugeragezwa mu kwizera. Iki ni igihe umuntu ageragezwa niba azakomeza kwizera Imana cyangwa niba azacika intege. Satani akunda gukoresha ibigeragezo kugira ngo umuntu ave ku Mana. Urugero rwiza ni urwa Yesu Kristo igihe yageragezwaga na Satani mu butayu. Satani yamugerageje amubwira gukora ibintu bitari ubushake bw'Imana, ariko Yesu amunesha akoresheje ijambo ry'Imana. Iki ni igice cy'ingenzi cyane kuko ariho umuntu ashobora gutsinda cyangwa gutsindwa. Hari abantu benshi iyo bagezweho n'ibibazo bahita bareka gusenga cyangwa bakavuga nabi Imana, ariko abandi bakomeza kwizera no kuyiringira. Bibiliya itubwira ko dukwiye gukomeza mu kwizera no gusenga ubudasiba. Iyo umuntu akomeje kwizera Imana no mu bigeragezo aba yubaka umubano ukomeye nayo. Icyiciro cya kane ni icyiciro cyo kwihangana. Nyuma y'umubabaro no kugeragezwa mu kwizera hakukiraho igice cyo kwihangana. Kwihangana si ukutababara, ahubwo ni ugukomeza kwizera no gukomera nubwo ibintu bikomeye. Yosefu yarabihanganiye cyane. Yagambaniwe n'abavandimwe be, agurishwa nk'umucakara ndetse arafungwa, arengana, ariko ntiyacitse intege. Hari igihe ibigeragezo bitinda gushira umuntu akumva ananiwe, ariko Bibiliya itwigisha ko igihe cy'Imana kiba gitandukanye n'icy'umuntu. Kwihangana rero ni ingenzi cyane mu rugendo rw'umukristo. Muri iki cyiciro umuntu agira byinshi birimo kwiringira Imana, kwicisha bugufi, gusenga cyane, kugira umutima ukomeye. Icyiciro cya gatanu ni icyiciro cy'intsinzi n'umugisha. Iki ni igihe Imana ikuye umuntu mu bigeragezo cyangwa ikamuha imbaraga zo kubinesha. Iyo umuntu amaze kunyura mu bihe bikomeye agakomera mu kwizera, Imana imuha umugisha cyangwa amahoro mu mutima. Yobu amaze kwihangana, Imana yaramusubije ndetse imuha imigisha irenze iyo yari afite mbere. Yosefu nawe yaje kuba umuntu ukomeye muri Egiputa nyuma y'ibigeragezo byinshi. Iki gice kitwigisha ko ibigeragezo bitaramba, nubwo bishobora gutinda, Imana ifite igihe cyo gutabara. Hari igihe itadukuraho ibibazo ako kanya, ariko igaha umuntu imbaraga zo kwihangana. Iyo umuntu amaze kunyura mu bigeragezo aba yarize byinshi kandi agakomera mu kwizera. Hari n'igihe aba ashobora gufasha abandi banyura mu bibazo bisa n'ibyo yanyuzemo. Icyiciro cya gatandatu ni icyiciro cyo gutanga ubuhamya. Nyuma yo kunesha ibigeragezo, umuntu aba afite ubuhamya bwo kuvuga iby'Imana yamukoreye. Ubuhamya bufasha abandi gukomera no kwizera Imana.
Muri Bibiliya abantu benshi bagiye bavuga iby'Imana yabakoreye nyuma yo kunyura mu bigeragezo. Dawidi yanditse zaburi nyinshi ashima Imana kubera ko yamurinze mu bihe bikomeye. Iyo umuntu atanze ubuhamya abandi barakomera, Imana irahimbazwa, kwizera kwiyongera mu bantu, hari n'abagarukira Imana. Ibigeragezo bifite ibyiciro byinshi umuntu anyuramo. Nubwo ibigeragezo bibabaza, Bibiliya itwigisha ko bishobora gukomeza no kutwegereza Imana. Iyo turi mu bigeragezo ntidukwiye kwiheba cyangwa gutakaza ibyiringiro, ahubwo dukwiye gukomeza kwizera Imana, gusenga no kwihangana. Tuzi ko nyuma y'umwijima haza umucyo. Imana yafashije abantu benshi bo muri Bibiliya kunesha ibigeragezo, kandi natwe ishobora kudufasha kubinesha. Bene data bakundwa, hari igihe umuntu anyura mu nzira y'umwijima akumva ubuzima buramuremereye. Hari igihe amarira aba menshi kurusha ibitwenge, amaganya akaba menshi kurusha amahoro. Hari abantu baryama bafite ibitekerezo byinshi, bafite ibibazo byinshi, ariko nta gisubizo babona. Hari ababuze abo bakundaga, hari ababuze akazi, hari abarwaye, hari abafite imitima yavunitse kubera guhemukirwa cyangwa kubura ibyo bari bategereje. Ariko uyu munsi hari ijambo ry'ihumure Imana ibabwira. Nubwo ibigeragezo byabaye byinshi, ntabwo ubuzima bwawe burangiriye aha. Nubwo wanyuze mu mubabaro, Imana ntiyakwibagiwe. Hari igihe umuntu areba aho ageze akumva nta cyizere gisigaye, ariko Imana ireba kure cyane kurusha uko umuntu areba. Nk'uko yafashije Yobu akava mu mubabaro akabona umugisha, niko ishobora kuguhindurira ubuzima bwawe. Imana ivuganye nawe ko iri kumwe nawe. Hari umuntu uri kumva aya magambo akumva asa n'uwatereranywe. Abantu baramuretse, inshuti zaragiye, abo yizeraga bamuca intege, ariko Imana ivuganye nawe ati nubwo abantu baguta, Imana yo ntabwo izigera iguta. Hari igihe umuntu aba yumva amasengesho ye adasubizwa, agasenga imyaka myinshi ariko nta mpinduka, ariko Imana ivuganye nawe iti igihe cyawe cyo gusubizwa kirageze. Hari ibintu watakaje, warize amarira menshi, hari inzozi zasenyutse kugeza aho wumva utakibasha kongera guhaguruka, ariko Imana ivuganye nawe ko igiye kuguhagurutsa kandi igiye kugusubiza ibyo watakaje. Nk'uko Yozefu yanyuze mu rwobo akagurishwa nk'umucakara, agafungwa arengana, ariko amaherezo akagirwa umuntu ukomeye, niko Imana igiye guhindura amateka yawe. Ibihe bikomeye si iherezo. Hari abantu benshi batekereza ko imibabaro yabo ari iherezo ry'ubuzima bwabo, ariko ibigeragezo si iherezo, ahubwo ni igice cy'inzira Imana ikoresha itegura umugisha wawe. Nawe hari ibihe wanyuzemo abantu bibwira ko ubuzima bwawe bwarangiye. Hari abakwishe mu magambo, hari abakuretse bavuga ko ntacyo uzageraho, ariko Imana ivuganye nawe ko icyo abantu babonye nk'iherezo, Imana igiye kugitangiriraho umugambi mushya. Hari amajoro waraye urira nta muntu ubizi. Hari ibikomere byo mu mutima abantu batabona, kuko useka imbere yabo ariko imbere muri wowe ubabaye, ariko Imana ibona amarira yawe yose. Nk'uko yafashe Dawidi igihe yahungaga bamuhingaga, niko izakurinda kandi igiye kugukomeza. Humura, Imana iracyafite umugambi kuri wowe. Uyu munsi ndakubwira ko ntuzapfana agahinda kawe, ntuzahiranwa n'ibibazo byawe, ntuzatsindwa n'ibyo uri kunyuramo. Imana iracyafite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Hari ibikomere mu mutima Imana igiye kugukiza. Hari inzugi zari zifunze igiye gukingura. Hari abantu bari baragutaye, bazabona Imana ihindura amateka yawe. Imana izi ibyo iri kunyuramo uyu munsi. Hari abantu batekereza ko nta muntu bumva. Hari igihe umuntu aba yumva ntawe ushobora gusobanukirwa ububabare bwe, ariko Imana irumva. Ubuzima bwawe buracyafite agaciro. Nubwo waba waracitse intege gute, ubuzima bwawe buracyafite agaciro imbere y'Imana. Nta muntu wavutse kubw'impanuka. Hari impamvu uriho. Hari abantu benshi bibwira ko batagikenewe kubera ibibazo banyuzemo. Hari imigisha iri imbere yawe utarabona. Hari abantu bazafashwa n'ubuhamya bwawe. Ibyo uri kunyuramo uyu munsi bishobora kuzaba ubutumwa bwo gukomeza abandi ejo hazaza. Imana izahindura amarira yawe ibyishimo, nk'uko yahinduye ubuzima bwa Yobu, nk'uko yafunguye amagereza ya Petero, nk'uko yazuye Lazaro nyuma y'iminsi inapfuye, nako izakora ibitangaza mu buzima bwawe. Nta kibazo gikomeye imbere y'Imana, nta ndwara yinanira,
nta rugi rufunze rudashobora gukinguka. Hari ibyo abantu bavuze ko bidashoboka, ariko Imana igiye kubihindura bishoboke. Guma mu kwizera nubwo ibintu bitarahinduka ako kanya. Komeza kwizera nubwo amasengesho yawe atarasubizwa uko byifuza. Komeza gusenga. Hari igihe Imana iceceka ariko ikaba iri gukora. Ibigeragezo si iherezo ry'ubuzima bwawe. Imana ishobora guhindura amarira ibyishimo, umwijima ikawusimbuza umucyo, agahinda ikagahindura amahoro. Niba uri mu bihe bikomeye uyu munsi, humura, komeza kwizera, komeza gusenga, ntucike intege. Iyi ni Pacifique Gospel. Imana umugisha kuba mwabanye natwe uyu mwanya wose. Ntiwajye gukora subscribe na share kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byiza bigufasha umunsi ku munsi. Imana ibarinde naho gutaha.